nuko barameze gutya bamaze kukugira gutya harakuzandirira bamaze kukugira gutya ntabwo iyo umuntu agiye kugenda ajyana n'ibyo ntabwo ajyana iby'abandi mereza noneho nanjye uzabanzuzanira ibyanjye umvugishe nanjye uzabanzuzanira ibyanjye ese yakwirukanye kwicaje gufata kwicaje kubifata wese kaje kwifata mu muhanda ese yakwirukanye wowe uri wamba ni wanyu nakumuhaye cyane ujya gushingana kuri porotaye ese yigeze kwirukana nakumuhaye warakamaye nta kibazo rero ikomeza ibyawe murunda mu nzu nshuti ndagenda nakubwira akarushya umukobwa baragenda unsibisha wambonye nujya kunyenera uza unsanga ni hari musanga ku gipangu nagusanze unsanga ku gipangu nyine ariko iyo umugabo agiye kugenda asiga gukingiranye asiga nyingire uri umujura ariko ndi umujura ndi umujura ngamukomeze nasa kujya asiga gukingiranye wewe barancumbikire sibyo nagushimira urakoze kuncumbikira genda nawe rwari fungure rwabudurambasiye muri iyo myenda namaze rero nzaguma niba ukeneye n'ikibazo hari imyenda yiwe iri wawe kandi byose yarabizanye ese wagiye ugafata imyenda se basi niba afite ikibazo azaza yinjira bakunzi bakigiye tufite nago yabyoroshye cyane nago twashatse kora intro ngo tugire iki n'ibiki twagenze ingendo nyinshi cyane twatambutse twabuze umuntu ndi gushaka kabisa reka fate n'umwanya wo kubasuhuza mbabwira ngo mwari murahariko murundi wanyu ndabakunda cyane Imana ikomeze ibanzigame bampezagire mwebwe mufite gufata umwanya buri munsi mukurikirana ibintu tuhagezaho 5 kuri 5 nta mwanya wo kurambirana mfite nta n'umwanya wo kurondera umwanya mfite ahubwo hari ikintu cyatuzanye mazino quartier nago ndamenya ngo ni iki namwe nago muramenya ngo ni iki ariko nitubana 5 kuri 5 muraza kukimenya naye ndaza kukimenya so hari umuntu mpamagaye arambwira ngo dure mazino quartier sinzi ibintu ariko arashaka ngo uko mufasha nanjye nk'umunyamakuru avuga ati reka nshireho kamera ngende byo ashaka kumufasha byose namufashize imbere ya kamera ya kamerama ahantu wa mukobwa yandangiye ngo nta mazino quartier ntago ubuse aramamagara ngo duhurire ngo ahantu igipangu cy'umutuku hepfo ngo no haruguru cy'umutuku ko rero sinamenya ngo nuwuhe mutuku yose ko nari imituku kunze akiri 250 mukomeze mugendane nanjye kugira ngo tugende turebe byari byo ntabwo ndi kumubona kandi kubona amayira wagira ngo aranshiranye rekaza ndamamuge kuri telefone numve anahagaze wasanga wenda twayobye nkubwira ngo komeza ukore subscribe kuri Kigali 250 unajye kuri YouTube channel sacinge Murundi TV ni ahantu ducisha filime zacu za buri munsi interview nazo umva ni kuri Kigali 250 kore no kuri Murundi TV hakenewe inkunga yanyu mugende mu searching kugira ngo mu supporting munyereke urukundo so niya mufite urukundo ni gute mutajya kuri Murundi TV mwandike Murundi TV wende muyibone cameraman ndi kumuhamagara reka ndamuhamagara ndebe ahantu hagaze ahantu yambwiye ngomba kuba ndi nahageze. Allo? Wagaze? Ahantu wambwiye ngo ndagusanga ntago ariko ndakubona ngiye magaza ahantu hari igipangu cy'umutuku hepfo n'ikindi haruguru ahantu ndi kubona ubuyira buhurira ntago ndi kubona nguri he. Ndaje mabusanga. Niwe turi kuvugana? Kawe namangu uyu ntago twayovye amakuru se. Imeza. Hano tumyeza nirukanka n'imvura yenda kunyagira ntazi ngo bimeze gute. Ubwo rero wakwihangana amakuru yawe makoni meza ibintu bitumye duhamagara se twirukangana cyane ngo ni ibintu ushaka ko tugufasha ni ibiki hari umuntu tubaza iminsi tubana umuntu maze iminsi mubana byaje kugenda gute washize iminsi 3 nago ndongera kumubona umuntu maze iminsi mubana ashize iminsi 3 ndongera kumubona nyene nasabaga nk'umuntu w'umunyamakuru kugira ngo wenda wamfasha kumushaka mufashe kumushaka uwo muntu se bamwitwa ngo iki bamwita Shakira 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 cameraman wa oya ndada ntamwitwa Shakira undi cyubundi yaje mu rugo turi mu kiganiro ni Shakira ni wese yaramaze iminsi ari kuri wawe nayimaze iminsi mucumbikiye ariko na phone yayikuyeho ntago nza hanabo bose uriya muntu rero nanjye bwanjye ikibazo muri giyewe kuko ajyaza mu rugo kateza akavuyo kumugufasha kumushaka numva ari bundushe nguheruka kumubona ajyari hari umuntu wambwiye wa muri zikayetse hano haruguru nazino quartier ngo muhashize iminsi 3 yaragiye kuva avuye mu rugo ntaze iminsi 2 yonyene iminsi 2 heze ubwo niyongeye kugaruka mu rugo iwawe nese quartier bagwa arimo nizi ngizi nizi ngizi bambwiye umuntu abikuge sebwe ko yamubonyemo ni gutyo yambwiye ngo ari muri zino quartier hano haruguru kuki se wahisemo kwifashisha abanyamakuru bagufasha kumushaka buri umunyamakuru abakomeye azi kwiruka cyo gushakisha oya buriya umuha makuru
akakubwira nyine n'ahantu mugomba guca. ubu ngubu tugende ahantu usubwiye se ko bakugurangiye ko ashobora kuba hamwe zino karitsiye tugende ntabwo ndabyizeye. Umuntu wakubwiye ko aba hano cyangwa se yamubonye hano yabwiye ko kumubonye neza 100%. Ndumva yarambwiye ngo ni muri zino karitsiye yamubonyemo kuko nyine ngasanzwe mukorana ibiganiro. Twigeze nyine gukorana ikiganiro ariko nyine ubwo urumva nyuma yaho yaje kwigaragaza mu isura idashimishije. Je nanjye ntago ya mukobwa namubaze nk'umusazi ko umuntu yifata akaza mu gipangu cy'umuntu akagera hano urira igipangu kandi abona ko kuramwiyama. Umukobwa ntago sinzi mind yiwe. So ubwo ni umaze iminsi uri kuramutunga. Rero ngiye nabonaga ariko yitonda. Nyine amaze iminsi abi wawe. Amaze iminsi abi wawe. Ibintu byo kujya byose ari umumenya canke afise uburyo nawe yiyaranjaga bikaboneka. Hari igihe nawe yiranja nawe bikaboneka. Kumbona se nawe kubona nawe Kigali ubahaye ku ipigo gutunga undi muntu birokorohera. Hari igihe ujya nko mu buyobozi bukaka serivisi. Mu buyobozi nk'iyo serivisi waka mu buyobozi ku buryo iyo serivisi nawe wayifashisha undi muntu. Hari igihe ujya mu buyobozi twabwira ati rero mbonye umuntu uturutse aha n'aha n'aha ndi gufasha nyine bakamwandika. Ariko ibyo babikorera umuntu uza umunyagihugu nkanjye ntago babinkora ko ndi mu tranje ndi umunyamahanga ntago bapfa kunyakira ngo nakira undi muntu wenda ngo nyine amuha service. So ikaritiye bakubwiye urambwiye ngo nizingize ko niba se amayira dushiranye ari mu gipangu gusa tugeze nese niba ari mu gipangu turakomanga ego base twemeye kare mu gipangu turakomanga igihe gipangu kadukomeze gutya izi nce za ruguru dukomeze nce za ruguru. Mwana biteze byiza ntanziri hari mukobwa wanje ntanziri hari pe tukabona ahantu hose kamerama tugende se igipangu ntikiya no yubuze igipangu twari gukomanga je nkagufasha kumushaka twagira Imana tukamubona bikaba ari ibyo ngibyo utamubona abaye hari mwangabo nahita mubona ahantu inzira yarangiye uwo muntu yakubwiye karangana wasanga yarakuragiye yarakubeshe. Ndukira umuntu rero bakamara iminsi ataraza ukigira ikibazo ntago rero wamenya ngo bimeze gute. Ndabona inzira zaraye kandi ntago wapfa gukomanga igipangu utazi ngo ni iki. Hajya vuze telefone ntagicamo telefone no kibaho gusa turabigenza gute amayira ararangiye kandi ntago wajya gukomanga igipangu utazi ngo ni iki gipangu hano ibipangu byinshi. Rero ndi kubona igihara ahangaha nuko twakisubira inyuma giye nkigira mu byanjye nkigira kushaka uburyo nikorera akazi kanjye. We nawe kwihangana nawe byanga byakunda wambwiye ngo buriya kuba utunze umuntu ukamubura aho uri birengera burundu wazayibazwa na famiye yiwe cyangwa se na leta. Ariko kuba wagaragariye ko uri kuragerageza kumushakisha byanga byakunda nibi byonyine byazatuma wenda ubura n'uburyo wiregura mu gihe baba bahuye n'ikibazo runaka. We humura nta kintu uzaba kandi si umwana si uruhinja kwipangu byo uyu muntu ko yicaye ahara siko wagira ngo niwe siko ari we cameraman tumunyuzeho siko ari we yewe cameraman niwe siko tumunyuzeho imeze bite usana ngimusha ko iki aratubonye tarihisha mu maso ari inyageza agenda tumenya amakuru meza. uyu muntu nta hantu muzi wese nimba muziragira ngo nese kuki wagiye ahubwo yeka nkoze muje gukora iki hano se ni gute wifata ukagenda utambwiye mumure namubonye umva atamuye kire gipangu inde wahishuze ko natabona umugabo wawe maze iminsi wana nawe maze iminsi murindiriye hano maze iminsi 3 uri hano murindiriye nyine urara ahangaha ko ndeba se imyenda wahinduye ko rero imyenda hamira ko nari wambaye nase urabona nabura uko nigenza konza Kigali 256 umukobwa wawe ngo uyu nguyu ugiye kwigendera nese uyu muntu nahantu muzi kitamusetse ubwo ndamaze aje gukurikirana nese ntanugo kukureba unde base mu biki ntanugo wanamushimira yarabaganizaga mukambyira ntihangane namwishakira ntanugo wanamushimira umuntu yagucumbikiye ubuzima bwawe ko yaracumbikiye igendera kano kanye ko mazanguje kureba iki usubiye kujya kumusaba icumbi ubona byagenda gute ari yifashe avuye mu rugo yahangayitse ku bwawe ari gushakisha ahantu atazana ari bukubonere yamangayitse ni mama nawe hari ntago afite igitekerezo cyo kuza kunca gusa nyine warakoze igendere
nanjye nabonye umugabo wanjye atahanda muri ninde wakubwiye ko atanga usanga wakoresheje isanga umukobwa rero ndi kubona wagira ngo hari ibintu biba byarivanze bazenga amaze iminsi 3 kuri portail nese yaba ari haba no waramubonye byarivanye cyo batanyinguriye ikikomanga babaze no kugize ukomanga none se ikintu kirangaha twebwe kana kubwiza ukuri twe tuje mu mazina kayitari we tuje gushaka kandi ndabibonye ko watubonye urihisha ngamukomeza bamwe mugiye twashakaga wowe nimba mwashakaga mwambonye mwabonye ukomeze mugende nyine turagenda tumenye uburyo nyine mumenye sibiki n'ukuntu bimeze mbayeho neza amahoro masa mwigendere uyu muntu ari kuremera ko yagufashije ndabyemera nawe warakoze komereza yarakoze yikomereza ubu nuzi nawe ugende nta kibazo ndagenda ntago ndibora ahangaha ntago uzi ko ushobora no kumukenera mu kanya mukenera ni ukenera zabana ngarutse ubu se kuko uramusubiza uko mubona oya ndamushimiye warakoze kuncumbikira genda ndamahoro masa zabana ngarutse nuko mushima namwe isi yarahindutse none ni igiki wamubwira kano kanya niba waramufashije yaje gusaba ubufasha sinawe urashaka ikibundi wagenda hari ikibazo se dufitanye cyakoza ndumiwe abakobwa bari abakera kano kanya urataye umutwe waje kumushakisha sibyo yahangayitse cyane kuko ukunda kuduhamagara yahangayitse ariko ukuntu uri kuramubwira ngo wambonye rero genda ese ubundi murambaza iki mwagenda ikinyabufura pe cyose ikinyabufura niba ari uko nguko bakureze nkukuyeho amaboko nushaka uharare wamaze na mama yafiteho nanga ari kunshaka nese hari ikibazo mwari mufitanye nta kibazo twafitanye nawe gusa nyine urakoze meze neza nanjye ndindira umugabo wanjye genda niduhura nyenzaza nkubwire uko byari bimeze ubu kano kanya ushobora gutekereza wenda umukeneyeho serivisi uburyo wagiye umwinginga uyu uri kubitekereza izo nagiye mukoresha ubwenge ndagaruka nongeye mwinginga nunyemeza nyemera nutanyemera hanze hari abandi benshi so gendere nubwo yabyanga wajyana kurara mu ngo z'abagabo ubu ngubu uri gutekereza ko bishobora kwanga ibyo wateganyije wenda ukasubira kujya kumuriro wagenda umubwira neganye iki se kandi narabonye ahantu umugabo wanjye ataha uri kumva igihe naragucumbikiye maze ubundi uragiye utanyetse agahuye warakoze ni mwaka gahushye suri mama uzagaruka ako naguzongera kubona murara tuzabireke ese ubu ngubu urabona kuba yaguhangayikira urabona ko nanjye namushimiye urakoze mwigendere abanyama urajya mu mishimye kuki utagiye utambwiye narangiye nk'ubyano se ngiye oya nyine wenda ushobora kutamubwira ngo ngiye aha ariko ukaba wanamuseza ati sasa rero waramfashije kuba warancubikiye iki n'ibiki ndagiye nabonye umugabo wanjye ahantu sibyo bimeze ukuntu uko ubwo se si ubwenge yabukoresheje kugira ngo nyuma binanze uzagene n'undi mugabo ni umugabo nyabaki wanze kumukingurira kuki waheze inyuma y'urupangu wajya kundega murega hehe nta kibazo mufitanye we afite ese undi burambaza icyo nagushimiye ndakubye ati warakoze nawe warakoze kumutorokesha namubonye sinzi ikindi kibazo yo gufite narakoze maze ubundi uza guhagarara inyuma y'igipangu hano si mu Rwanda turi yaratorotse kandi ari mu Rwanda mubonye gute kandi yaratorotse umugabo we kuravuga kandi waramuhisha uzingazi ahubwo se wakekaga ko azimukira he mu kindi gihugu none se reka twiganirire wambwiye ngo mazenga iminsi umutegereje ku iyo minsi yose nagarataha ese nkuba ari inzaza kano kanya n'ubundi gukatiraga wamufata amashati ntiyagacika mara ni ne cyamo makakanya we yatabubatse no ngo yatabaze ubu nari ncumbikiye umuntu cyangwa ni shitani abakobwa basigaye bishakira abagabo pe byaragoranye twaramaze wese ari ufitanye nawe muze guhangana kuko kuri umukobwa mwiza waba uri umugabo ugumye iwanyu naramaze niyo nabonye wanyuzwe nawe genda umushaka yaba gukunda ntabwo kuba uri inyuma y'igipangu reka arakubwira n'ibyo uwo muntu ese ubundi murambaza iki si wambonye aho ndi genda nta kibazo mfite ikibazo ni uko wamangayikishije wamangayikishije umutima hamwe wambonye ushire hamwe ariko rero ubwo ntabwo ari ubumuntu nawe wenda cyagushinja ko nta bumuntu ufite namaze wese ufite ubwahera wowe wamutorokesheje waramubonye ubusi umuntu aratoroka akaguma mu gihugu yatorokeye yari afunzwe se kuburyo yamutorokesheje ese ubundi wowe urambaza iki wambonye wakikomereza oya ntuze guhangana n'uyu nguyu none arambaza iki yambonye mugenda undi ikindi kintu mushakira ari ikibazo mufitanye ubwo zari ikibazo mfitanye nawe ese uri kumuhangana so wambonye nawe se wambonye ngamugende simwe muje kunshaka mwashatse mwambonye mugende nsigaye mbanganye n'uko turaguma ngaha paka abonanye n'umugabo we ariko atugashaka muraguma hano aho kagukingura kandi imva turi gusakuza yagiye mu kazi yagiye mu kazi kamera ugumizeho turaguma mpaka tumubonye asiga gukingiranye yaje mu kazi aramfungura tukagumana byaragoranye pe ujye bimeze none
iyo avuye mu kazi aragukingurira yajya mu kazi akakubwira ati inyuma y'igipangu urongera winjire ngarutse niko bimeze ngaho nuko nguko mwabimenya amakuru mwashaka ese nawe umaze kuba umunyamakuru bimenye uyu nguyu twebwe reka nabigusobanurire uyu murenganya ndabizi yajeje kunshakisha siko mwe mumaze kuvuga mwambonye hari uyu nguyu ikindi yatwifashije aratubwira ngo fasha wowe nk'umunyamakuru nk'umuntu nabonye akenshi muba muri kumwe tujye gushaka umuntu nujye namuze kandi ahangayitse kuba namubuze kandi yagiye wari umucumbikiye ahubwo se yo kukitamburishije da ukitaje ngo unciye isiringu mbyengo ngo amafaranga umishe uyu nguyu nambo muhishe se hari deni umufitiye hari deni yamenye uburisha nakubone urambishe se gute asubite ikapu cyagusaziye cyaramaze ikapu wavanye mu rugo cyaramaze uyu nguyu afite amafaranga ni mituweli yaje asubundi muje kunshinyagura ku mutwe muje kunya hejuru mwakomeza ese arimo cyari certificate kandi wasanga arimo wasanga arimo yakwihorera ase ko nagushimire yuko wancumbikiye ego pena nakubashye warancumbikiye nta kibazo bwa basi mva nkubwiye reka dusubire mu rugo basi yongeye umamagaye kuri simu ese wabyumvise ko ushobora kuza kumushakisha mu kanya se karakwinye ngo umusubirane mu rugo reba nakwanga Iminsi itatu, uragaruka iminsi itatu, kunkomanya iminsi nawe bugukingurira wallahi ubireke mwagenda ushobora kuza ese turagiye he mugende naragucumbikiye musanzwe muba hano cyane tugende naho kuba yancumbikiye igenda kumva narongera ujye kuncumbikira ariko abantu nta n'imitima mugira ntabwo uri no kubona ukuntu ndi kukunya hejuru uvuga ngo umaze kuzura maze kuzura none se ngana nawe reka nkubwire ubunini nibwo bugushuka nibamara kubugira gutyo ntabwo uzongera ngayigendere ndagenda njya he nagucumbikiye cyane dutaye ese mbonye mama i Kigali ndakujyana mbonye arakujyana mama i Kigali ujya kumbwira ko ushaka kubi wenda wabonaga atakubera mama uyu nguyu ibintu ariko arakubwira nyamara uzaza kumushakisha buriya mujye mutekereza mukenera no ninza kunywa ku bufasha zabureke reka nkubwire si waje kunya ku bufasha ariko niwongera kungaruka imbere ntabwo nzongera kugukingura njyaho ngaruka imbere reka nanjye mezana ufunguzo rwanjye umva akira nawe wari wabonye ibyo undatisha nese ugiye umva ahubwo mama aho ngaho umva guma hano ugumane n'umugabo wawe nawe ugiye kunkonturaho ngenda ubwo mwebwe muguma ngaho kuko mumukeneye nimumubona mumubone kumamagara wenda murabumbere kandi ukeneye kumubona muri kumwe b'iki gihe barapfuye kumwe nimumubona mumumamagara nese tugende turagenda n'abasa ahubwo muhazi iki uhita ubwo kameramani nawe yaje aragushuka ngo bwakomeza ugahagarare hariya ngo abahungu b'iki gihe nta mafaranga ufite nta kazi ufite ngo ukeneye abahungu none se umva nkwibariza umugabo ni i Kigali umva nkwibariza ngo ufite umuki ufite umugabo i Kigali barenya reka nkwibariza ngo duseke ese nawe murambaza abagabo b'iki gihe ntabwo kagine uzi ukuntu bateye nese ko hagiye niyo mpamvu wabuze umugabo ngiye mubura nawe wamubuze nugira ngo nuko nanutse urumva ntabwo naburondogera ese nayo ko mugiye kumundindira hariya none muri kumurikira nose kugira umubona gute nyine reka tubaze tuganire kugiye cisha makeya simwe muvuze ngo muravara ariko mumubonye yose uri kugiye reka tube turi kumwe rero aho kanigende nige mu zindi gahunda zanjye kumwe mwambere security mu mundinde nimubona mu mamagari ikintu turi gushaka reka tube turi kumwe ubundi aze turi kumwe ndi kumwe namwe mpanga iki namwe turi kunese icyo turi gupanga ako uribagiye ukuntu waje ungana naje ngaraguka uri kungana urabona nawe uri kungana ntabwo ndi kuvuga ungana gutyo kunya kubufasha ndi kubufasha abandi basanga bagiye foka ntabwo nagukinguriye warakoze nanjye nagushimiye this way so ugende nawe izawe nuko bakomeze gutyo bamaze kukugira gutyo ntabwo uzangarira bamaze kukugira gutyo ntabwo uzangarira nimba karimo kaba karimo kaba katarimo sinaguhaye urufunguzo rwawe rw'inzu abahungu ntabwo bazi nibamara kukugira gutyo ntabwo bamaze we nawe urafata mu biki rego dusega mu rugo wese hano ruguru n'udwange rero nyingire mu akena namvu iwanjye ngiye mu kaso mu mahoro kandi watubwiye ngo cyari kuri porota ngo nagura amubona ese undi reka mwibarize nyere ko mbona mwambaye umusentire nawe ndi umurizo wanyu mwe reka twiganirire ujya gufata imyanzuro kuzi wanjye kwanza akadugaruke kwa biriye ni kihe kibazo wari ufite mu mutwe ni ikihe kibazo yari afite mu mutwe waramutorekesheje ukora ibiki utuma yimuka aho yabaga ajya ahandi so rero namubonye aho yabaga mu cyetse nabwo nimba ufite undi mwanya kongera ukamamaga akamenya ati wa mukobwa yamo ariko ntabwo wabikora da ndamuhamagara
shamuhamagare ese kumaze iminsi ibiri kuri porotari hari igihe usimbuka nabwo portaye hari haruguru narayisimbuka niba ngombwa iziyunguye ese ubundi ndi kubona iyo myenda ari agatirano naje kugutira kuki utaza mu rugo ngo ufate imyenda yaraje kugutira none ni siseme naje kugutira ashaka kwirongoza ngo yambwiye ngo gahunda n'indongo nirongoje ariko ku mafaranga yanjye natanze nirongoje ku mafaranga yanjye natanze yarangije kwirongoza ku bene atatanze nayo mpamvu ziko ari ukwepa nuko afite reka nkwibarize nyine kugira ngo yigeze akubwira ikibazo yari afite nta kibazo yarambwiye ngo iwabo bamwirukanye yaje ngo bamwirukanye ntabwo ugeze naje kwikabahe yambwiye ko ari Bugesera cyo ndumva yakubwije ngo bamwirukanye ngo bamwirukanye ndamukingurira mugirire impuhwe none reba yaneje rubanda imuraza inazi abaye barubanda ndikubwiye nyine rubanda akabishi umukobwa baragendana nibamara kukugira gutya ntabwo uzanga nijye bazabijya rero winanira n'isisemi kombi rubanda wamuteje urayizi yari yose uyu nguyu yahangayitse kugaho yakoze nango yambonye nagusezeye bayi nk'ubu ugize ikibazo ukabagira irengero uyu nguyu yabamubaza kuko niwe yagucumbika niwe yaragutunze kandi yambwiye ko yagiye no kwibaruza niba ari mu mudugudu gagenda nakubwiye akabishi umukobwa baragenda unsibishe wambonye numva njya kunyenera uza unsanga ni hari usanga ari ku gipangu no gusanze unsanga ku gipangu nyine ariko iyo umugabo agiye kugenda asiga gukingiranye asiga nyingire uri umujura ariko ndi umujura ese biriseri ibyo ndi umujura ngamukomeze biriseri naza kujya asiga gukingiranye wewe barancumbikira sibyo nagushimira urakoze kuncumbikira genda nawe rwari fungure uzaguma muri iyo myenda namazi nzaguma niba ukeneye n'ikibazo hari imyenda yiwe iri wawe kandi byose yarabizanye ese wagiye ugafata imyenda se basi niba afite ikibazo azaza yinzanira uzayinzanira aho unsanga wahabonye njye nyikuzanira njye kugucumbira njye no rero kuri babazajya ndigurisha hari abagura imyenda ikintu kinsetsa ni ubugira ko iri ikizere ngo yagusanze ngo yabonye kandi iyo minsi wamaze ntabwo baragukingura namwe nturinjiramo uri siri ko ari bugukingurira ukajyamo norora okay nta kizere mfite ngaho ni mukomeze izo mwe mufitiye mugende kuzabanyoko utangiye no gutuka umunyamakuru njye kuzabanyoko utangiye no kumutuka nta mututse ajya kundega hari ikibazo kirimo mwihorere ngo nagari neza ni bishasha nuri ndabizira ngo ndifiriye mumfata nandi umusazi ntabwo uri bishasha kubona kuba gututse nta kibazo buriya ese wamaye nimero ziwe y'abagabo wawe nazo ufite ujya kumuteshisha nanze yagoye cyangwa yinde simukadi ako mana yanjye yinde simukadi ako ubu mwumva ufite ubwenge ukavuga ko amutokesha ni polisi basi so mugabo yarafunze ntabwo bizi nimba yaratari bikugesha undi wagenda sinagwa rufunguzo rwawe umuntu umugabo amutokesha gute uko ndi kumva amagambo ufite urumva muri kune iseseme umuntu umugabo amutokesha barantwaye rero tuvara undi sinagwa rufunguzo rwawe wakikomereza undi urambaye ko nagisebe sanze nta nimero yiwe nyifite mama wahamagaye nkubwira ati gende n'uwo nakaza kawe ngo nta nimero ziwe afite ubwo avuga ati wenda hinde simukadi nawe arakubwira kandi nimero mfite yaragoranye pe ese hinde simukadi nimero yatahindura muri phone yanjye nimero mfite ko nafite makuru we kamera twigendere tumureke inkazi matanya hano yicaye cyangwa se kangubwire umuzira kurara maho ngaho kuko ndabona naho hakubereye ego ko mana no hanze y'umuryango we wanyu ngo mwakwiye guhangana ako gihe nanjye gende ko nshaka kuhavana mubonye nkabona nkamubaza neza umuntu yatumye bigo bamfata ngo narashimusi nako ngo narahungishije cyane nashaka kumenyekanisha ahantu uri ariko ubwo nakubonye bunashyize umutima hamwe wamaze mereza hano akapu kanjye nigendere nako nakawe ubwo sinagatwara ukajyana wamaze kukama nyine warakoze umva reka ngubwire iyo umuntu agiye kugenda ajyana n'ibyo ntabwo ajyana iby'abandi mereza hano noneho nanjye uzabanza uzanira ibyanyu umvugishe nanjye uzabanza uzanira ibyanyu ese yakwirukanye kubicagiye ugafata kubicagiye kubifata wese kaje kwifata mu muhanda nese yakwirukanye wowe uri wamba ni wanyu nako muhaye cyaro ryo gushingana kuri portail nese yigeze kwirukana ntabwo umuhaye warakamaye nta kibazo rero ikomeza ibyawe murunda mu nzu nshuti wowe genda nawe utangiye kunshira we genda uzangaruka imbere nako nguhaye ako nugabana so akamaye nimba nakaguhaye se sakanjye uzajya mu rwifata ibintu byawe ubwo rero nanjye sanza n'ibyanjye mbone kumuhaza cyane nigeze nkuzana unarekure we ntugira ngo nuko byibusha ntugire ngo ibintu rero utangiye kuba intambara mwigwanire nimwemoze uburyo mwihuje ntabwo ari wabundi urishishi rwikoreye urutozi
agakapu warakamaye agakapu warakamaye so kwandikira rero icyondo we wambuziwe unagora abona ishishi bwikorera utozi nawe utangiye no kunuka nese nakawe cyangwa yarakaguha yaragutiye yarakamaye so nakandikira noneho mu gihe agiye najyana ibyandikira byanjye reka nkwereke atajyana n'ibintu byawe uzangaruka imbere na umva sharayo ngaruka imbere ubone ngungaruka imbere nese reka nkubaze labo buryo uri kwifata sibyo ubu kano kanya nk'ibintu uri kurapanga binze byanka gucamo urabo buryo ufasha umuntu yagufashije umuntu wagufashije buri kimwe cyose uburyo umwitwaye ubu byanze burundu umugabo wawe ugiye ukamura ugasanga barakwishe se hariya bacanga se agakomeza gukatira babyifatamo gute mwagiye ubwenge ariko tujyana aho gatwe twicaye ku gipangu pakaje aho naje abaye iki sekonde buhindutse yes ukoze uzatekereza kujya gusaba wowe wemye ngo yarigendeye noneho bikubane intambaro zo kurara muri rigoro no munsi ndagaswe ubundi none araraga ariko narihenura nabi yigendeye sika gakapa gatwaye karimo iki niyo hari nk'amadawa ukoreshaga wazanye gukoresha wasanga harimo uburozi wazanye bwo kujya kumutega ngo nkoresha uburozi nese ko uri kubabaje kuba kajyanye ndamuhamagara isaza no bikure ngo burimo buri mwumvira za akazane ubukuremo wasanga ari witwaje amadawa kuza kumutega namara gutaha mbwira niba burimo ndamuhamagara yataragira aburozi burimo ariko ngiye ubundi wowe urabona ndoga ashasa no waroga ndagaswe ko natigize nkuroga umunsi wamutorekeshaga Jese ubuse wandoga bigakunda yaba ari bitafata uba warabikoze tugende se ahubwo tumutegereze mbere uri bicana gaswe tumutegereze pakaje je nanjye rega ndaza gukatinga kamera ko ndamubonye tugende nindira abantu turamurindirira hano kandi abaruguririye nimba ufite ikibazo genda wamurinde ngenda murindira nakunze wa Kigali 250 ndabona rero yewe twakatinga kamera tukicara paka tumubongire wa muntu kamera madukuru kamera tumutegereze yenda shaka nanjye nze kumwibariza umuntu yigo atuma bavuga ngo naramucikishije se nko kwifata ukambwira ngo yama amafaranga nkamucikisha wari ubizi neza ko waramucikishije ariko naramubonye niba uri umuntu ufite ubwenge wakomeza nyine wakuzanye ubundi mwaje ubwenge waje uri umuntu ufite ubwenge wacikisha umuntu w'umugabo gute se wamucikisha umuvana muri karite mujyana mu yindi mwe muragenda mugata ubwenge mugaha amafaranga abaniga bakirira ngo bazabarongora ubundi wari kuyamuha amaze gushira undi wari wo kunesheje umwanya kandi kureba umuntu mwana je ntago ndi buvanga